ngombwa ukuntu aka kantu bakunze ba Gorilla TV nk'uko twabibasezeranyije ko tutazajya tubatenguha tubagezaho amakuru meza asobanutse kandi buri munsi, cyane cyane twibanda ku mibereho myiza y'abanyarwanda, iterambere ryabo ndetse n'ubukungu. Aha kanya rero Gorilla TV mu mudugudu ufite ishuri wagizemo cyangwa ikiganiro tugenda twegera abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, twumva ibitekerezo byabo ndetse twumva n'impano zabo kugira ngo aho bikeneye ubufasha babashe kuba bakunganira. none se Aha rero turi hashize kingana mu iki karere bize ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Kanazi. umaze nko kudushwaho Aho n'utuntu turi kumwe tungana na iki Josephine, ukagurisha angahe kamwe? umumama wavutse nyuma ya 1975, urumva afite imyaka 45. Afite impano rero idasanzwe yo kubaho ako kantu batwaramo ibikoresho nk'uko nawe mubibona, ariko iyo mpano ye yabuze igishyigikirwa. Reka rero tumwumve, nawe niba Isoko se wumva wakwigurira, wanyura waza tukakorera tukaguhuza na Maniriho ese Josephine, nk'uwaguye ukaduhamagara ku kuri munsi nimero wawe 0782 45 55 hanyuma tugateza imbere umunyarwanda. Gorilla TV ngaho ku bakunzi ba Gorilla TV nimukurikirane iki kiganiro. nakaboha ariko ntabwo karakuzuye neza kuko urabanza ukaboha iyi mboga ukayumva ubwa kabiri ntabwo karakuzuye neza nuko wabona umunsi n'igice wavuze ngo uyishyiraho umufuniko, gusa umufuniko ufata hehe? umufuniko iyo ngiye gushyiraho umufuniko ni ukuvuga ngo uru ruhande ibigozi mbigira birebire, noneho nkaboha, namara kuboha umufuniko nyine nkajya ngeraho nkareba nabona yamaze gukwira, ubwo nawe ukase gutya noneho ngapfundikira nabikwiriye, ubwo nkawusoza, nka kuwusoza ubwo ngateraho imishumi nkajya gupfundikira gutya. ubu nk'uwaguye inkunga ku munsi wawe waba ungahe? Ufite inkunga igishoro wakibonye nawe habubiri bubiri ku munsi bukuzura, ariko butari imboga, ubu ukaba ukoreye ibihumbi 6 ku munsi. ni ukuvuga ngo nawe habubiri bw'imbogo yoroshye nagurisha ibihumbi 4, nagurisha n'ibihumbi 4, nako ngako kararushye akanokaho kabiri. Utuye hano mu kagari kacu ka Kanazi. None se iyo isoko ufite nawe ubona waba ushaka ubona nta cyangwa ubujyana i Nyamata mu mujyi? Njyana i Nyamata nkagera no ku Ruhuha, ariko no mu rugo baraza ari bazi ko mfite ibigozi baza kugura no mu rugo. Baza gufata hariya mu Gitobo. Ubu se nk'ubu uramutse ubonye abantu babukeneye bwinshi wabyitwaramo ute? Wahaza isoko gute? Ni ukuvuga ngo ndamutse mbonye imigozi, ubundi imigozi icyifuzo cyane nifuzaga 100,000 yo kugura ibigozi. Oya namaze kubona imigozi nkandi kubona abakiriye, nafata abandi bantu ku ruhande nkabigisha bakaboha, noneho ubundi tukabona nyine tukagurisha. Ukagurisha ubikora wenyine cyangwa muri ishyirahamwe? Njyenyine nta shyirahamwe mfite, mbikora njyenyine. Okay, so urakoze cyane Gorilla TV mu mudugudu, urakoze cyane.